Uyu munsi kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na kane, byari ibyishimo ku bakirisitu gatolika cyane cyane abaherereye muri diyoseze ya Butare, aho bari bishimiye kwakira musenyeri wabo mushya ari we Ntagwungira Jean Bosco, washyizweho cyangwa se wimitswe kuri uyu mwanya na Papa Francisco, ubwo byari ku itariki 12 Kanama 2024, akaba agiye gusimbura uwo bita Philippe Rukamba ariwe wayoboraga diyoseze ya Butare. Uyu Ntagwungira Jean Bosco akaba yahawe ubwepiskopi na Musenyeri Antoine Cardinal Kambanda, akaba yabumuhaye uyu munsi kabisa, muramubona mu mafoto yanezerewe kabisa, umuhango witabiriwe n'abantu benshi baturutse impande zose mu madiyosezi mu maparuwasi 26 agize diyosezi ya Butare, ndetse n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye, harimo nka guverineri w'amajyaruguru ndetse n'abandi baminisitiri bagiye batandukanye.